gishize marankwereka ko nkushaka narabikubwiye kenshi ko nkukunda ariko wowe na n'ubu ngubu ukomeje kunesha agaciro si ubwo biterwa n'iki ntago ari ukugutesha agaciro sibyo Doruka urabizi umukobwa mwiza sibyo yewe n'umusore uwo ari we wese yakwifuza kugukunda n'iki gihugu cyacu ni abakobwa bake ushobora kubona biteje imbere nk'uko wabikoze bafite amafaranga bafite amaduka bakize ku rwego rwawe ariko nakubeshye pe ntago nabura kutaguha umwanya ndawufite cyane no come on Berena kubera iki umbwira ngo ntabwo wabura kutama umwanya ariko buri munsi ntusaba ko basi wanyemerukanye ukanyereka n'agatonyanga gato ku rukundo reka ibyo kubana byo wabiteye twatsi si ubwo no kubera iki si basi ubona ntari umukobwa wakubera basi se nzakora iki kugira ngo wemere ko ayo mafaranga uba uri kuvuga mfite ubwo bushobozi buri kumva basi nzakora iki basi twe twabibanamo ngenda gukunda urabizi nagiye mbikubwira kenshi sibyo kubera iki ukomeza kukumbabaza Berena kubera iki koko come on kubera iki Doruka rero reka nkubwire sibyo byangora kandi biranagoye pe basi kuri iyi nshuro mbabarira umbwira ijambo rimwe undeme umutima basi ndebe ko nasinzira okay urakoze reka nkubwire ijambo rimwe sibyo ukeneye ijambo rimwe ni ukuvuga ngo nuko nabikubwiye nta muntu utakwifuza kugukunda ariko umutima wanjye listen to me umutima wanjye hari umwari nawuhaye kandi ndamukunda cyane please gerageza basi unyumve nega amatwi basi ngusobanurire Berena basi mbabarira ndakwinginze basi mbabarira nimba ari ugupfukama reka mukanda Berena mbabarira basi nzakora iki iyo uri kumbwira ngo hari umutima wahaye umukobwa you know I love you so ngo basi wansabye umunota umwe reka mbikubwire sibyo hari umukobwa nkunda kandi ndamukunda cyane listen to me sibyo uwo mukobwa ndamukunda cyane kandi simfe no kumukunda naramwihebeye namuhaye umutima wanjye wose please Doruka please try to listen me ntabwo mfite imitima ibiri mfite umutima umwe ntabwo byankundira pe ndamukunda cyane Alice sibyo kandi rwose mu minsi mikeya shata reka twemere ko Alice umukunda sibyo ariko basi gerageza bwa rimwe nandi ho agacira amarangamutima yanjye Berena sibyo ibyo kumbwira ngo Alice nguramukunda ngiki ntago mbizi basi gerageza nanjye erega ni gake gace urukundo rwazi ushobora kubitankunda ukunda ngo Alice ngo simbizi ngiki ngo murakunda nango mufitanye gahunda ariko basi unyemereye ukakira ko nanjye ngukunda nta wamenya ibintu ni polipoli Berena come on kubera iki ukomeza ntabwo wabura ibi bintu ntabwo byashoboka ukomeza unesha agaciro Doruka ntabwo byashoboka ntabwo byakunda please try to listen me reka nkubwire sibyo ndabizi ko biraryana basi nzakora iki ntacyo wakora kuko amazi yarenze inkombe ko deja uko ubyumva gutya namaze no gufata irembo umukobwa naragiye iwabo baramuma namaze gufata irembo ntabwo byakunda please ahubwo gerageza ushakire amahirwe ahandi ariko kuri njye ntabwo byakunda pe sibyo gerageza unyikuremo ndabizi ko unkunda please ako njye urabizi ko niyo waba warakoze ubukwe bitewe n'urukundo bakunda urabizi yuko
niyo waba warakoze ubukwe ukanyemerera basi se nzabe umugore wawe wa kabiri. Ntabwo nakora ikosa none se natunga abagore babiri gute? Ntabwo itegeko ry'u Rwanda ritwemerera gutunga abagore babiri, ngiye nkunda umugore umwe. N'ibyo by'amategeko se ibyo ni ibyacu ariko nkabona ko nanjye basi waba wamaye agaciro. Narindi muri siporo sibyo? Narindi muri siporo turaza kuvuga. Basi uretse mbanze nkubwira akantu gato uretse mbanze nkubwira. Turaza kuvugana please. Basi se wanyemerera tukazahurira ahantu hakubwira. Okay. Nakubwira ikintu gikomeye. Turaza kuvugana. Basi se uretse kugenda mbanze nkubwire. Basi kamubwira sibyo? Ndabizi ndaguhatiriza. Ni kenshi makanya sibyo? Ariko nawe basi wari ukwiye gukora ikintu giturisha umutima wawe. Okay, umutima wawe nutuze sibyo? Kandi ihangane. Warise umukunzi ngiki urabeshera ubusa bwo kubwira umukunzi wawe ngo Arise ngo niki Arise kariya gakobwa kanwaye kagiye kuntwara Bernard ntabwo muzabana nyiriwe nanjye nzakora ibishoboka byose. Okay, reka mbyihorere Dorokasi gukunda Bernard yakunze urukundo yakunze umuntu utamukunda ntabwo bishoboka nanjye ngiye gushaka ikintu nkora Arise ni mu bandi. Okay. Benshi birabatungura ariko Imana yari ifite umugambi kandi buriya nta kintu na kimwe kiriho gishobora gukuraho umugambi w'Imana ku buzima bw'umwana w'umuntu. Basi ndagushimira. Barakoze kunkunda nekereza ko byanze bikunze hari byiza Imana itegura ku buzima bwacu kandi nzi neza yuko urugendo twatangiye tuzakomeza dusaba Imana itube hafi itube impande kandi ndahamya nashidikanya ko bizagenda neza tukabyara ahungu n'akobwa kandi urugo rwacu ruzaba urugo rw'amahoro n'umunezero. Hari abo njya numva bavuga ngo ruriya rugo ngo rutemba amata n'ubuki, ubwo njya nibaza ukuntu Nyagasani azabidufashamo. Njya nibaza ukuntu buriya hari ukuntu njya ntekereza mvuga ngo iyo umuntu avuze wenda ngo urugo ngo rurimo ngo amata ngo n'ubuki ko amata araryoha n'ubuki bararyoha none ubwo urugo rwacu ruzaba rutemba amata ruzaba n'uburyohe ruzaba rutemba amata n'ubuki. Nawe wibaze kweri ikintu kuri ndagushimira cyane warakoze cyane kumutama abandi bakobwa benshi cyane ntabwo nari nzi ko ngiye uyuvuye n'abandi babo ukuri warakoze mukunzi nanjye nzakubera imfura nzakora mama w'abana mbese nzakora buri kimwe cyose cyatuma wishima. Wow, mbega amagambo meza numvise chérie. Mu by'ukuri kugira icyo nakuvugaho cyangwa se kugira icyo nasobanura kuri wowe biragoye kuko amarangamutima yanjye yose aba kuri wowe. Uru rukundo rw'ubuzima bwanjye mbona uri ahazaza hanjye. Ntabwo nita ku mitungo cyangwa amafaranga ababyeyi badusigiye njye na mushiki wanjye, ahubwo icyo nita ni urukundo ngukunda, urukundo rutarimo uburyarya rutarimo amahane, ni urukundo numva nzagukunda n'umusatsi wanjye wageraho uhindura kureba njya numva bavuga ngo uriya muntu ngafite imvi sibyo
nureka kuba uyu mukara ubona ugahinduka ukaba umweru nzaba nyikubwira yuko mukunda basi ngwino buryanye ntamushirize ntuvunike Chérie, Karame. basi ndagukunda. Ndagukunda sheri. Byari urugendo rutoroshye pe ndetse n'urugamba rutoroshye kuko buriya iyo ubonye ukoze ubukwe ukabona bugenze neza nta mbogamizi cyangwa uburwayi cyangwa se ibindi bintu bibayeho aba ari ikintu cy'igitangazo gikomeye ntabwo ushobora kumva ukuntu umutima wanjye nishimye nahoraga ndyama nyumva ntabwo ndyama ngo nsinzire ariko aho tumariye gukoroka shiri urambesha ni ukuri ni seri wawu mfana kwina nyine nanjye biranshimisha cyane henda akanguka nakubona iruhande rwanjye nkabase ni njyewe undi muntu yego shiri gusa ndagukunda Chérie, I love you too kandi ni ukuri uri umukobwa mwiza pe noneho simfa no kuba uri umukobwa mwiza uri mama w'abana banjye tugiye kubana forever and ever sibyo ntekereza yuko urugendo rw'ubuzima twararutangiye aho twari tumaze gukora ubukwe ndahamya nashidikanya rero yuko n'ibisigaye turi kumwe we are closer together sibyo turi kumwe kandi nyine nise shiri ntabwo washonje ntabwo nshonje kweli iyo ndi kukureba mba numva amazi shiri uwo mutoma ntabwo nasonza nkureba bisheye yego yego iyo nkubona byonyine mba numva amazi byonyine ko kureba yego shiga biba bigoye kubona umusore mwiza wakwifuzwa na buri mukobwa wese iyo nibonye ngenda uwawe nyine biranshimisha wow shiri so rero reka wenda mbwire kadoga tuzanira akantu ko kunywa turi kwinywera twishime sibyo yego I love you Peter bimeze bite akazi nyuma mu gikari biri kugenda biragenda ibintu byose birahari fureshi okay byiza cyane tubazanira iki se so reba hariya muri firigo reba muri firigo nzaniramo kakoka gakonje gira vuba sawa shiri nayo iminsi yaba mibi ntabwo nzagutenguha pe kuri nanjye nzawe icyo cyizere umpaye nanjye nzakikora nzagukunda nguteteshe ngutoneshe akoze Peter, thank you. mabuja Murakoze. Wow. Thank you, babe. sasa Chérie. Comment on va? Chérie.
shiri kutankura cyafite isoni z'ubugeni. Oh yashiri. Ni iki? Please. Shamaze kubona yuko siko ibintu by'ubugeni bikikurimo. Rero ndumva twakitegura tukajya mu kwezi kwacu kwa buki. Tugomba gusohoka tukanezerwa. Imana yaduhaye amafaranga kandi tugomba kuyafiringa. So rero ndahamya nashidikanya ko wakitegura, wamara kwitegura tugasohoka tukajya mu kwezi kwacu kwa buki kandi uza ahantu tugiye kugusohokana. Ni hese shiri? Muri Terrace Hotel inyenyeri 5. Yego. Yashize ko koko. Bebe, erega ndagukunda cyane ahubwo ntuzigere ubishakisha. Ahubwo reka dukomeze twinywere. Ariko rero naka gafanta urumva ukuntu kengetse? Kameze neza. Umva. Kanumve wowe. Byawe ni biryoshye. Yashiri. Nta kibazo. Wow, shiri rero ubwo wakitegura. Ndagukunda. Kutagira icyo uvuga. Urumva nabuze icyo mvuga. Okay. Ubwo ibindi turaza kubiganirira kuri Terrace. Yego shiri. Rero ndumva wakitegura se. Icyo niteguye kugenda shiri. Kabisa. Karibu mu rugo. Murakoze cyane. Ubu ese kwisheri wawe. Oya ni itatari. Amakuru. Ni meza Brenda. Meze neza. Turashima Imana sheri wanjye nawe arabibona. Ndabona ntacyo mbaye n'ukuri. Nta na gito dushimye. Ariko yarabyibushye. Ameze neza mba muri iyi minsi ndi kumwitaho kubera ko hari ibintu twegereje mbona kugira ngo ubundi uri urugo rwiza urabizi umuntu urusobanura bwa mbere nawe uramuzi. Umugore yadutagaragaye ku mugore nta kindi. Kagira inkuru. Ino hari ikintu nari numvise umbwira. Niba biciye inyuma mu mutwe. Ariko ndumva bigezemo imbere. Numvishe ngo mu minsi iri imbere muzagenda gute sinzi hari umuntu mbyumvise. Uko biri kose burya abantu ntabwo umuntu yibeshya ahubwo hari igihe bashaka gusobanukirwa. Hagati aho rero natwe nyine dushaka gutera intambwe mu kirenge cyane ko namwe urumva uri inshuti yanjye nanjye ngomba gufata urugero buriya. Buriya nicyo wambwiraga. Nicyo navuga bivuze yuko nawe udashaka hajemo akantu ntabwo okay.
ni abashyitsi bacu nawe urabazi si wowe kutavuga meze bate se abashyitsi Neza neza. murashima Imana byiza tubakire shirikana kira abashyitsi okay kutababarira se icyo bakika Amasha gufata igisi amazi fantase Nta igihe kihari nta kibazo ariko muturere agafanta nta kibazo kubera niko dushobora cyane. okay sheri nta kibazo urumva meruka kadogo twari twamubwiye ngo dukorere ibyo kurya byo mu ifuru reka ndebe sheri aho barebere bazimanire mwana wisange karibu hano mu rugo Murakoze cyane. urabona rero urugo rwacu se ko nta kintu watubwiye urabona Buriya numiwe nkiza noneho buriya hinga harimo akantu k'ubugeni ugashyiramo utundi tutarahagera urumva urugo rw'umugeni ntabwo urebera kure kuko haba harinzwe muri iyo minsi kwaje nyine nagiye mbere urabona umusheri wanjye yanajya mwereka turabona view nabonye hari ahantu hicara ukareba n'ibihugu by'ahandi ariko kuyisateta agomba guteta zamwitetetera imana agomba gutetera muri ntwari kuko rwose urabona agomba gutetera muri ntwari muri ntwari mwakoze cyane baho wese amakuru nanjye amakuru ni meza ndahakunda mva habaye heza ariko ese ko mbona witonze cyane mu kubera uri kumwe na sheri uri uzi utuntu tw'udusazi ukuri wowe mbona witonze cyane kubera iki n'ubundi ubusanzwe nditonda ariko ndabona harabaye neza mwaramenyereye umva nyine byaranubwiye nanjye nyine natwe nta kibazo tumeze neza mwakoze cyane tumeze neza nanjye naje kubona umukobwa wagengagaho ahubwo kumubwira ngiye kubaza dorokasi wamukize niba ushobora kuba mubonye ibiryo mukabyira sigo urabona ko mubyibagiwe iva rero ese ko nta muntu ujya uvuga ngo amagambo menshi ibiryo byaje ariko si iyo nkuru imbere nanjye nagira amatsiko banza umwiriongo okay reka mbabwireho gatoya shera dushyira imbere y'Imana hanyuma muze ku meza byose uriya mukobwa yarankundaga cyane cyane pe hahandi nanjye nabibonaga akamunda ariko disi na kapucuri kandi naragakunda ariko mana narakunda kandi namukundaga urukundo numva rutatuma nkomeretsa umutima we byaje gutuma nirengagiza Dorukasi mu mwanya narihise mu mutima wanjye ubu ni umwamikazi w'umutima wanjye ubwo nyine Dorukasi bye ni ibye nta n'ubwo nshaka kubimenya reka nakire shira dushyire imbere y'Imana agaciro tudusenga inama Mana nziza Mana idukunda kandi ubutangaje izarindwa icyubahiro ni ukuri Nyagasani reba abavandimwe batugendereye turakwinginze ibifunguro tugiye gufata turakwinginze n'abataribonye nabo ubatungisha umwuka wera wawe tubisabye mu izina rya Yesu Kristo amen apeti ariko shiri wawe bafite n'akandi kantu k'agashya urazi no gusenya ikintu cyagifite ni umunyamavuta regarira nicyo abasha kandi ibyo urabona mu bigenda byose karibu neza Chiri rero niba urumva njye nari maze kurya wanzaniye kuri kaka twari turimo turasoma nanjye nkaba ndimo ndaganiriza abashyitsi karibu maho ndabona yagize akantu k'agasoni ariko ni yagerageza uburyo ubundi iyo ugiye kugerageza ifunguro
hari umuntu ugomba kubanza kukumvira ubwo bashobora kumbwira ngo urumva neza gutumba ndambaza kandi feedback ye akajya urumva iyo urukundo ubundi ni inzira nziza muruta n'utajya muri ibi bintu nta nubwo yari byari ariko mana nukuri namwe ni mu gihe twamutwege wow chérie ma benisomeraho umukobwa kanongera karimo kasanga Mumeze neza n'igomboje neza sharanye baza kumenyera nyine urugo Imana ishimwe pe n'agatima ko gutegura shashiri nanjye reka Mwaje bisoni aya marakoze cyane iri funguro ryo buri muntu waritetsera dufite umukadogo mwiza tumaranye igihe ni wa musore ari mu kibanza tumaranye igihe kuko urumva ngeze ubwo ngezeho kugira urugo twabanye nkiri umusore umuntu wakumenye yaje kera hano mu rugo umuntu wakumenye kiri ingarama cyangwa ibyo nawe ubu yamaze kumenyera byose urumva tumaranye iminsi tumaranye igihe kubera ko azi ibyo dukunda ntabwo nkunda kurya ibiryo bifitemo amavuta menshi adufitiye hariya muri oveni bino biryo nibyo yagiye dukoreye muri oveni tugize n'amahirwe namwe muraje turi gusangiraho ni umugisha ukomeye rero gusa mukomeze muryoherwe kandi mwisange gusa ni ukuri ndabashimiye seri ko nari namaze abashyira terapita bakabashyitsi agomba kwita ariko mukwiye kurereka ntabwo nibyo ntabyo tunyura nimubona n'utuje cyane ndi kubitegereza cyane kubona harimo akantu nashima Imana gusa tumvije Imana ifasha tukaba cyane hano naje kubona mwegeranye gutyo nkumva Bernard n'inshuti yanjye ya hafi nzi ko yabitubwiye ibijyanye byose arabizi ariko ukaba tumenye nyine bajya mu mugore nka surprise kuko twinshi kwanjye batuzi mwari kandi mu by'ukuri rero nyine ntabwo nabona ukuntu bashimira ndabashimira cyane mwambaye hafi mu bukwe mwakira mwahitanije uburyo mwavunikaga n'ababirebaga ariko narabonye burya ugira inshuti uzi ko nari hariya ahari natashye ikirori ibyari byagenze si byo nakoze ahubwo natangiye kuza mbarura se Bernard niyo bintu bihora gute niba harimo akantu k'akabanga nashobora yamenya harimo akantu nayajaga biriya byose ni ibyawe cyangwa ubushuti ufite kiramo gakeya mu by'ukuri ubundi urukundo nicyo kintu cya mbere biriya byose ni inshuti nta rwose wubwiye yuko mu gukora biriya bintu ni abavandimwe ni inshuti biriya byose ni inshuti icya mbere ni ukubana gusa nyine murakoze kutugenderera twasaga n'abantu turimo turagenda njye n'akana ka mabukwe ari byo murimo twasaga n'abantu dufashaga ariko kuruhuka kuko ubukwe bwadusizemo stress turacyafite umunaniro muri twebwe aya ni byo byabo dukeneye safe place kugira ngo turuhuke twari tugiye kujya kuri terrace hotel niho hantu tugiye kuruhukira byibura dufata uko kwisi bya bindi abanyamahanga ngo babita ngo ni iyo uyoboye umuhuza wawe uko tugiye muri hano tugiye gufata akaruhuko rero turabashimiye cyane hari igisimba neza izina ni rya hehe kuri terrace hamwe n'icyo ukareba vinyura hakurya hose ukabona ahantu hose uhitegeye ahantu hose habagaragara
nigeze kuhaca n'ubu cyangiye ariko sinahageze kuko hari na very cost hari ariko nta giciro kibaho cyangwa urukundo cyangwa se nta mafaranga watanga yagura umukobwa wiza cyangwa umugore mwiza ufite cyangwa se n'impamvu yo kugomba gufata igihe cyo kuruhuka so twari turimo turitegura turabashimiye cyane ko mwadusuye kandi nitugaruka tuzabamenyesha muze dutere story nibyo ariko buriya urugo n'urugendwa ariko se hagati aho ntiwambwiye ngiye kutarikunda ariko mugitegereze neza abantu urwanya nawe utahuye nange mu nzira rubavunanye rurahari turacyahana turuko ntarazbereka ariko rurahana so rero twagire vuba tubateye twishimiye kuzabana nawe mwabona ariko so mwakoze rero mwakoze tugiye kwitegura ko numva n'akamodoka kadutwara kamaze kuhagera shoferi wanjye yaje muri twihanganira nibyo muri iyi minsi mubona abashyitsi batunguranye kubera abantu bose bishimiye kubabona mu isura nshyashya hari urabona umuntu wese aba ari busy mu bukwe nawe uri busy twabwishije no kuza kubasura mu rugo twishimiye kuzongera kubura namwe muvuye muri icyo gihe rwose ntekereza ko nyuma ya hano tuzatumira abantu baze twishimane duseze kuko tugomba gushimira so rero turaje tubageze hanze hanyuma tubaseze Sister. Mbase bro. Yego. Ubu tuvugana nyine nyohereza location y'ahantu hose wagiye muri message abahungu banjye nanjye ndabizi bari. Nta bya message biratinda reka muhe location neza uri kumva? Nagira ngo nyine ko none shaka mubaze. Ubajyanye na wa mushiki wabo ngo niriza ya mahero nayo nanga. Kariza nako bari kumwe ariko koko kari bugaruke mu rugo. Nyine kumva umushobora wera n'icyo atari kumva n'abandi narimbuye mu ngereza location ariko nimba wizeye neza ko nta muntu urimo kumva nta muntu n'umwe uhari rizabajyanye mu modoka ariko we nibagerayo araza guhita agaruka ni ukuvuga ngo ni ukuzamuka hariya Kicukiro santere uri kumva iyo ugeze i Nyanza umanuka gatoya nk'ujya i Gahanga iyo hoteli yegeranye neza hafi y'agasitasiyo uhingukiraho usa nk'ujya i Gahanga. hafi y'agasitasiyo? Hafi y'agasitasiyo bita Reke. Suhazi? Hoteli yitwa Terrace Hotel. Iriya hoteli y'inyenyeri 5. Bayita Terrace Garden. Ni Terrace Garden. Mbabarira location neza ndikumva utarimo kunsobanurira. Location ni iyo ngiyo sister. Ahubwo wowe gira vuba riza ataragaruka. Ibyo nanjye nibyo nshaka kuri inshuro nandi kosa twakongera gukora kandi bro ndabushimiye ko wanshyigikiye nanone kurwanira urukundo rwanjye. Subizi ntabwo nshobora gutuma ubaho utishimye sister nanjye nicyo cyari cyaranzanye ahangaha. Okay, none reka ndebe nikarushaho gatani imbazo bahungu wanjye noneho mite bavugisha. Wowe babwire babe tayari kabisa. Sawa reka nizere ko aya makuru bayi tugiye kuyakoresha neza. Cyane rwose. Sawa kandi ugomba kuzaguma muri urwo rugo kugeza igihe mwishuri irangiriye. Kugeza igihe izarangira negukanye Bernard. Ntamwegukana kandi ujya witwararika batazakuvumbura ko hari impamvu yakuzanye muri urwo rugo. Usibye n'inyoni n'urushishi rwo mu nzu ntabwo ushobora kubimenya. Urombo ni ukunda gukora amakosa menshi jya witwararika. Bernard abimenye ko tuvindimwe. Ntabyo yamenya. Okay, sawa noneho nari turi kumwe uzakugurira akantu ejo nyine reka mbanze ngwicane iyo deal sibyo? Nta kibazo sister nta kibazo. Okay, sawa.
sha icyo nzi cyo nkoze umuti none ahangaha kabisa. Ntabwo nakwemera yuko nanjye ari isabana na Bernard mushiki wanjye ababaye gutya. Maze ntubizi nyine. Hakororo nawe usigaye unziza ngo ndi tayari. Ibintu maze n'imyaka ingaho burumva gusa. Kuri iyi nshuro reka nyine mubwire ndi seriye, ntabwo nshaka ko dukora ikosa. Nshaka ko mu munsi dukora ibintu biri seriye urumva. Mfite location ahantu kuri Terrace Garden. Ndahabona. Haguhereza ifoto n'abantu basohokeyeyo ni babiri, n'umugabo n'umugore. Nta bintu byinshi ngo urabona ngo byo gutinza ngo byagenze gutya na gutya. Ndashaka ko unzanira umura. Kwanza ntugunzanira nako nta nubwo nshaka kumenya uraba wawe nijije. Ndaguhereza ifoto y'uwo mugore, ngirwa mugore. Igihe cyo nshaka no kumva umereza amakuru ngo kazi wagasora. Oya ubwo bitenza abanzu nyereke ifoto mbere y'ibindi byose. Ifoto nyine ndayikwiriye. Abanzu yinyereke ubundi ibindi bimbire. Dore niyo ngoye. Usi? Kaniho komira itongi ry'ubugari. Kuri Terrace Garden. Mvuze he? Aho ndahumva ntose sinkunda no kwanya. Urabizi ubusanzwe dukorana neza. Hari ubwo ikibazo cy'amafaranga ufite? Ibyo ngibyo biroroshye ahubwo wowe duhita duciringa ku mafaranga mani ngiye nkora akazi. Twagiye nyine niho uvugiye ati biroroshye ni nko kuzimya buje. Aho ndabura nyine ibintu bizima. Nyine wowe umereza amafaranga ngiye akazi nta kibazo. Ko ngiye ndi tayari nari. N'ubundi muntu ndi tayari. Sibyo? Okay. Nkuko dusanzwe dukorana nyine kandi ntabwo ujya ungorana nanjye ntabwo njya nkugora. Ni miliyoni ubundi ukayikenyereraho ndaguha avance kugira ngo ugende ibikoresho byose ushyire ku murongo. Sibyo? Ako mwana wagiye ureka mwana. Miliyoni muri iki gihe umuntu ugikorera amafaranga, ayo mafaranga nabikana mu mufuka mwana. Ako wagiye ureka mwana. Urabona none ngiye mani miliyoni y'ingiye. Akuzi ko wasaza. Akuzi kura amaraso yiwe Imana yazana yambaza nubwo nateze kubona iryo joro. Ako kwica umuntu wowe. Mani. Miliyoni y'imwe yonyine. Okay, basi surashaka ngaye. Kubera ko iyi deal niyo deal ya mbere mu buzima. Nawe waze nshaka ko ibintu birangira handi bitanakunze. Nta kintu wazombwira. Ndakwizeye kandi iri nibanga ryanjye nawe. Reka manze mubwire. Ndafite byibuze miliyoni 5. Akareka. Ubwo nyine witwarire nyine nawe urebe abandi ugihereza. Miliyoni 5. Nyine niba uyafite umbwira mite nkora akazi mu minota 9 bamweretse gahunda. Nisimani waritse nkagushakira miliyoni 2 n'igice basi. Ebyiri ariko ngiye ndi ubugoro ngiye. 2 n'igice. Miliyoni 2 z'ubwo zamarira. Ubusu aya. Okay, ni miliyoni 5. Miliyoni 5 bigira vuba badukora akazi vuba vuba. Okay, bajya bavuga ngo icyo umutima ushaka amatagurana itabi. Miliyoni 5 ngiye kugusinyira shiki. Ariko nanjye ukatwumvikana ikintu kimwe. Diru dani. Kandi ntabwo nshaka ko birarenga iri joro. Kandi ntabwo nshaka kumva umbwira ngo hari ikosa na rimwe ryabaye. Am right? Turi kumwe? Aho bavuga ngo isaha imwe ndaba mbikora. Ikindi cyongeyeho. Diru irimo umuntu. Muri diru bagufashe ntabwo ngewe nzwe. Sibyo? Diru nge ntabwo ndimo. Wowe ibyo ngibyo bindekere. Wowe gira vuba vuba ngiye. Uhamagara kuri telefone ntabwo byemewe uburyo dukoresha urabuzi. Sibyo? Wigira ikibazo ari. Akazi mazemo imyaka irenga ingaho ibyo urimo kunyigisha mani ukora gahunda. Kanze umuhereza location neza n'ifoto nyiguhe neza kuri phone yawe birangirira aha ngaha nta kumamagara. Ndaguhamagara nyine nkubwira igisubizo hari ikindi se? No kumamagara inimero urakoresha urayizi. Nta kibazo. Muri aka kanya ntabwo ngenziranye nawe dire tangiye. Nta kibazo. Okay. Ubwo ntacyo bitwaye. Ubwo gahunda niyo ngiyo. Ndumva umbwira ibintu wabishyize ku murongo. Wigira ikibazo, sibyo? Okay. Ubwo noneho wagenda sigara. Ntacyo bimbwiye. Bakuba utari bongore gutya. Nawe ibintu byawe byo kumangisha ngo wakoze ubukwe ngo ngaho warashatse ngo wagize gute muri iyi nshuro nanjye ndashaka kari agakobwa kihimura ngo narise akagore
ubona ari isi iri joro urarara upfakaye nako ntabwo uri upfakara kubera ko ugomba kuba uwanjye gusa noneho ibi byo ariko icyo niyemeje ngomba kugikora ngashyirwa ari uko negukana ibiro nawe urabona view ya hano hantu byanze bikunze urabona hari ahantu ukuntu hameze neza jusque na hano tubanze twiganirire turahamagara umuseriveri aze mu kanya wenda tumaze kuganira twakire ubwo se byibura ndumva amazi cyane ntabwo twaza tube n'ifite agafanta sheri oya ntacyo aze kudukorera agafi cyangwa agakoko nta kibazo urahabona gute ni heza cyane pe kandi wibuka ko ngukunda sheri ndabizi kandi ndagukunda cyane ndagukunda mukunzi Imana niyo uzi urukundo ngukunda undi ku mutima sheri ntabwo ari aha ngaha gusa na Dubai tuzajyayo ntacyo tuzamurireka ku mucanga ku mazi tujyeyo twishime tunezerwe duserebure reka sheri zirikana kuri mama w'abana banjye kandi uri byose byanjye so rero buriya mu kanya turaza no kujya koga hepfo muri pisine sheri ndabikunda turaza kujyayo duswiminge twishime sheri rega tugomba kwishima kuko ni umunsi wacu kandi ni umunsi wo kwishima so rero ndahamya nashidikanya ko kandi wisanzuye kandi wakoze kunsonga pe Imana yakumpaye gusa sinzi icyo nayitura umugabo mwiza n'umukobwa wese aba yumva ashaka ntabwo byari byoroshye ko njyewe ubwanjye nakibona ndi uwangugu byaranuguye ntabwo byose mbikesha Nyagasani ayo magambo yongeye kunezeza ku mutima wanjye kandi ni ukuri pe ndakomeza ngushimire ntabwo kugushimira bizantera isoni cyangwa ikimwaro nawe warakoze kunkunda ukampa urukundo ukampa umwanya wawe ndabizi neza yuko wenda hari benshi nawe bagushakaga ariko wemera kunkunda no kumpitamo basi ndabigushimira sheri wisanzure rero kandi wisange ahubwo we mu kanya twaje guhaguruka tukajya gukina hariya twidagadura gusa sheri basamusora sibyo nibagiwe gusoba mu rugo ariko reka amaguru kaho gatoya niba nshaka kujya gusoba ndaje sheri bigenze gute sheri basi nagukundaga sheri niki sheri bigenze gute sheri do sheri basi nagukundaga